Komatarivu nizere ko mumeze neza. Hanyuma hari abantu bajya bagorwa no kumenya ngo ese twabwirwa n'iki ko amagambo ari femine cyangwa se ari masculine. Nta kundi wabimenya usibye gukurikirana izi tereminezo zitandukanye zishobora kukuyobora ukamenya niba ijambo ari masculine cyangwa se ari femine. Duhere kuri femine, irangwa no kubisozwa na e cyangwa igasozwa na sio cyangwa igasozwa na sio. Reka nzivuge kugira ngo zumvikane neza. Hari t i o n na c i s i o n. Ishobora no gusozwa na t ifite agisa. Ishobora no gusozwa na ure cyangwa se i, ubwo ni u, na kimwe na e. Ishobora no gusozwa na i, na o, na na. Ishobora no gusozwa na i, na e ifite agisa. Ishobora no gusozwa na e na ta ebyiri na e. Hanyuma rero ifite igisewusiyo, igisewusiyo yayo ishobora kuba, urabona muri masculine tuba dufite agiteri, twarihindura iryo jambo tugasangamo akitrice. Ubwo twafata ko trice ari nk'ikirango cya femine ariko mu buryo buri igisewusiyo, kubera ko ntabwo wabifata ngo bifate gutyo. Ugomba kumenya ijambo wenda nk'uburyo ryahinduka ni igisewusiyo nyine. Dushobora no kugira kwa ihinduka rene, sibyo? Hanyuma ariko dufite indi misozo, nubwo twari twihuse tugeze kuri igisewusiyo, dufite indi misozo ya femine twagira nk'iyi ngiyi, ese ni e na sa ebyiri na e. Dushobora no kugira n'iyi ngiyi ya i na e idafite agisa. Dushobora no kugira n'iyi ngiyi anse, ubwo ni a na na ca na e. Dushobora no kugira n'iyi anse ya e na na ca na e. Dushobora kugira iyi ngiyi wahe cyangwa se o na i na e na e. Dushobora no kugira umusozo ode, dushobora kugira umusozo ade, dushobora no kugira umusozo ide. Ngize ngo ibyo murabizi. Hanyuma rero ici nous avons la phrase dit comme ça: beaucoup de noms féminins finissent par e, mais il y a des exceptions. Ni ukuvuga ngo dufite, nubwo amagambo menshi yo muri femine ashobora gusozwa na e, ariko twagira igisewusiyo. Urugero, dufite erise, urabona ko ari masculine. Dufite emize, urabona ko ari masculine ariko isozwa na e. Iyo rero ushaka kugira ngo umenye neza ibintu, igisewusiyo uyifata ukiri. Hanyuma reka turebe tereminezo di genre masculine. Tereminezo za masculine twabonamo iyi o, sibyo? Twabonamo isme, twabonamo ma, ubwo ni ma na e na na ta. Twabonamo wa nta e iriho. Twabonamo age, twabonamo yer nta e iriho. Twabonamo e cyangwa se i na na. Dushobora kugiramo o cyangwa se o na na. Dushobora kugiramo ubwo ni e na u na dushobora no gusanga isozwa na s cyangwa se x cyangwa se za. Hanyuma hepfo dufite igisewusiyo. Bari kutubwira ngo beaucoup de noms masculins ne finissent pas par e, mais il y a des exceptions. Ni ukuvuga ngo hano bari kutubwira ngo nubwo muri masculine hari amagambo menshi adasozwa na e, yayindi twabonye muri femine, ariko twagira igisewusiyo n'undi turasangamo ari ya magambo. Dufitemo lorise, irindi twari twabonye n'undi ruguru ni romise. Ndumva ari